Murakaza neza kuri Rayon Sports TV. Umwanya wo kuganira n'abatari banyu, abahungu banyu, bamwe mukunda, bamwe mwishimira. Ubu nona tugiye kwakira umureyo. Wari umaze iminsi ari hakurya y'umuryango yaragiye guhaha. Yagarutse mu rugo. Arakaza neza umuryango wawe Abdul Rwatubyaye. Murakoze cyane ko mumikaze ni by'agaciro. Abdul, haraciyeho iminsi udahari nyuma y'amateka meza wagiriye mu ikipe ya Rayon Sports. Dusangize kuri ruriya rugendo barumaze muri Amerika, Macedonia n'ahandi hagiye hatandukanye. Kumbe bingana iki abariyo? Navuga ko wenda Rayon Sports ni ikipe yanafashije wenda kuba namenyera kuba ndi kubona imbaga y'abantu bandi inyuma bari inyuma ya equipe, kubera ko ama equipe nagiyemo na ama equipe navuga ko afite abafana benshi cyane. Afite abafana benshi cyane nabagiranye na Rayon Sports, haba Sporting, haba muri Macedonia, Shkupi. So navuga ko ari amakipe nanyuzemo afite abafana benshi. So rero kuba naramenyereye ko abafana bandi inyuma ari benshi cyane kandi bari inyuma ya equipe, ni ibintu byamfashije cyane kuba nahita ni adapta. Akumbe bingana iki abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports muri rusange? Ntabwo navuga wenda yuko ari cyane kubera ko bakomeje kumba hafi ndi no gukina hanze, baranyandikiraga bakambwira ko turi kumwe. Ugiye ukurikije na kenshi amakipe nagiye mbamo, batangaga ubutumwa babugeza kuri ngewe, bishimiye intambwe ndi gutera kubera ko nagiye hanze mvuye mu kipe ya Rayon Sports. So navuga ko wenda icyo nakumbuye cyane ni ukubabona bari iruhande rwanjye muri stade. Nicyo kintu bakumburaga mu gihugu cy'u Rwanda no ku bakunzi ba Rayon Sports. Hanyuma ugaruka mu Rwanda, ntabwo wahise direct mu ikipe ya Rayon Sports, wakoze imyitozo muri equipe ya AS Kigali. Ubu none twicaranye wambaye umwambaro w'ubururu n'umweru. Abdul, bigenze biti? Ntabwo ko mu rugo ahora ari mu rugo. Wenda ni cyo wakora cyose, niyo navuga ko Rayon Sports ni umubyeyi kuri ngewe, niyo watandukana n'umubyeyi wawe akenshi urisanga iwanyu. Kuba narakoze muri AS Kigali cyangwa se ikipe yari yose, navuga ko ni gahunda yabayeho yari itunguranye, kandi byasabwaga yuko ngomba kugira return to play ko nari mvuye mu mvune. So rero ntabwo navuga ko ari ikintu cy'umwihariko cyatuma yuko wenda naba narakoze muri AS Kigali cyangwa se n'indi equipe. Navuga ko ari no kugira ngo wenda nongere ngarure iyo image yuko mbona ikibuga, yuko nongera ngakora imyitozo, nongera ngakora kuri baro nuko nari kubikora ndi no muri Rayon Sports. So nta kintu gihambaye cyari kibyishe inyuma. Ku mukino huje Rayon Sports n'ikipe ya AS Kigali, imwe muri image ndi gukurura mu mutwe nkayibuka, niyo igihe match yari irangiye ukanyura imbere y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bakaguhamagara bameze nkaho bari kuguhamagara n'ubundi ngwino mwana wacu garuka mu rugo. Iriya message baguhaye ni kimwe byagukururiye kuza gusinyira ikipe ya Rayon Sports uyu munsi? Ntabwo ko nayo irimo. Ko urebye urukundo rurahari, nawe urebye akenshi umuntu uvuye muri Rayon Sports biterwa n'uko avuyemo. Uko navuye muri Rayon Sports ni byari ibyishimo, nubwo navuyemo wenda hari bamwe batabishaka, ariko nari neye imbere. Rero urebye iriya image yamaye icyizere, yakomeje kuma ishusho y'uko Rayon Sports ikiri umuryango wanjye kandi naho natandukanira nayo. Rero kuvuga ko wenda naba ndi umukinnyi wayo kuri iyi saha nanone nkaba ngarutse mu rugo, donc iriya shusho nabonye y'abafana yanyeretse urukundo rwinshi cyane. Toza, hari ingingo equipe nshya irimo n'abakiri bato benshi wagize amahirwe yo kubonaho kuri iki cyumweru no kuwa gatanu kuri match ya Musanze, wagize uwo mwanya wo kureba umukino ho gato. Ni Rayon Sports winjiyemo ubona ifite ishusho yihe Abdul? Icyambere navuga ni Rayon Sports ninjiyemo ifite intego, ifite shaka gushira hamwe, shaka gusubiza hamwe, kongera gusubiza ikipe hamwe, kubera ko urebye wenda seze ebyiri zishize ntabwo hari ikintu cy'ubufatanye. Ariko ngewe kuri kushusho mfite kubyo ndi kubona kuri match nabonye, urabona ko hari abakinnyi bashaka gukinira izina rya Rayon Sports, hari abakinnyi bashaka
kujya ku rundi rwego banyuze muri Rayon Sports. So rero Rayon Sports nabo bakinnyi bayiteze, nabo bakinnyi bakinira izina bashaka batanga ibyishimo mu bafana. Rero navuga ko icyizere gihari cy'uko Rayon Sports yakongera ikaba ikipe y'ikigugu, ikipe irwanira ibikombe. Nyuma ya season ebyiri nta gikombe itwara. So rero ndizeza neza ko abafana nibakomeza kutuba hafi nk'uko bakomeje kubitwereka, tuzasenyera umugozi umwe. Wagarutse mu Rwanda, hari imikino ya CHAN iri imbere aha, hari n'ibindi byinshi bitegereje umukinnyi wa equipe nationale. Ubu nonaha approach yawe iki kuri mu mutwe ubu nonaha nka Abdul Rwatubyaye ni iki? Navuga ko approach hari no kongera nkagaruka kuri top. Ko mvuye mu mvune maze hafi icyumweru ndi gukora. So ntabwo nyiri mu mvune, nta mvune nyifite. Ubu ngubu ni ukugarura izo match fitness, ni ukugarura iyo physique. So icyo navuga ni ukongera guhatana, kongera gusubira mu kipe y'igihugu nkaba umuntu usohokera wenda Rayon Sports mu kipe y'igihugu. Nizo navuga ko ari intego, ari approaches mfite kuri ngewe kugira ngo nongere ngaruke ku rwego narindiho. Hari message ufite ku mutima wawe ushobora kugendera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports, umwanya ni wawe kugira ngo uganire n'amarangamutima uganiriza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bagukumbura? Message itangirana wenda no kuvuga ko hari urukundo rwinshi ruri hagati yanjye n'abareyo. Ikindi barabizi ubutwarirwa bwanjye, ntabwo wenda nabushidikanyaho, nta n'umuntu wabushidikanyaho. Barabizi uburyo nitanga, ngarutse kugira ngo nongere kwerekana yuko urwego noneho rwazamutse, kuba naragiye no hanze hakagira iyindi shusho mbona hanze y'igihugu. Ubutumwa nabaha ni uko ubwitange burahari, ubutwari buzagumaho, n'urukundo, kwitangira ekipe. Icyo niteze ni urukundo rwabo no gukomeza kudushyigikira.